nejejwe n'umugoroba mwiza tugize wo kubana n'Imana. Imana yacu ikaba ibatarukanije ahantu hatandukanye nge namwe twiriwe, ikaba yongeye kuduhuza ngo twongere kuganira ku ijambo ry'Imana, ibihererwa icyubahiro. Kadushime korari mudufashije iteka bahere. Kadushimire umuvandimwe wacu watuyoboye mu cyigisho cy'ubuzima kijyanye no kurera abana. Imana imwishimire. Turakira n'abashyitsi bacu, nuko nabonye uyu munsi gahunda yo kwicaza hari yagoye, nyabishinzwe babaye bake uyu mugoroba. Amavuna murayarambiwe, mwareka tukayahagarika. Harabarambiye abumva yahagarara uyu mugoroba ngo tubisoreza. Nabonye mwakira abashyitsi, nababonye inyuma benshi mutasabye ko binjira imbere. Kanongere gufata uyu mwanya nakira abashyitsi, haba abashyitsi bacu mwaje bwa mbere, haba abavandimwe bacu biteguye kubatizwa, haba rwose abashyitsi bacu mwese mwanyemera mukazamura ikiganza nkabakira. Nuko namwe mudafite umutima mwiza, ahubwo mwakoze cyane. Mwahaguruka aho mwicaye. Se mwahaguruka ko ntacyo bitwaye. Yego, wenda baba ari hafi rwose wenda bihorera, ariko bariya b'inyuma b'abashyitsi bacu rwose parufu urakoze, banzanira iyo mpano nzi kuyigira. Muvandimwe muze mwicare hano hafi imbere, wenda bicaye ahangaha nangwa nabo, ariko bariya bari inyuma urusengero hari igihe tuvuga ntimwumve. Ubwo rero nimwe amateraniro yanyu n'ayanyu, mugomba kuvuga munyumva munyegereye. Nkanabasaba ko n'igihe ndangije kubwiriza mugomba kugenda mundamukije, mukanambaza n'ibyo navuze nabi. Rwose murabyemerewe. Ngwino wegera abandi inshuti yanjye, mwanyemerere se tukabakira n'amaboko yose ashoboka. Mwihangane n'abadaseka bamwenyure bagire ngo he, ariko mubakire, mubakire. Ego, amina. Wakoze cyane, wakoze mukobwa mwiza. Imana iguhe umugisha. Ako abashyitsi nabo ntabwo numvise bavuze ngo amina. Ego, oya mwivuga nk'abashyitsi, muvuge nk'abari wanyu, mwikirize ngo amina. Wakoze cyane. Iyo muvuze ngo amina bivuze ngo bibe bityo. Ngira ngo aho imbere haba hari impano zanyu twabateganirije, benshi mutaha mutazibonye kandi itorero rya Remera ryarazibageneye. Igihe cyose rero dusoje amateraniro ntabwo ari ngombwa ko mutaha mwiruka cyane. Ndabanezerewe kubwo kumfasha kwakira abashyitsi. Imana ibahe umugisha. Nanga ko mwikirije gake. Imana ibahe umugisha kandi murakoze cyane. Burya gusaba ugatanga si kenshi biboneka. Hari uwo usaba akakwima. Abo twari kumwe nababwiye ko ngo umusabyi burya ntimwabizirikanye, umusabyi ntatanga. Tuje turavuga turekeraho uwasibye ejo yicuza impamvu yasibye, twe kuje tumusobanurira ibyo ari byo. Ihangane cyane. Uyu mugoroba rero, mbere y'uko twinjira mu kigo cyacu cy'uyu munsi, mfite ibibazo bitandukanye mugenda mumbaza. Ndabashimira ko tumaze kugirana isano yihariye. Imana ibahe umugisha cyane. Hari abambaza banyandikiye, hari abanyohereza ama SMS. Rwose ndabashima ko twabanye nk'abavandimwe. Imana ibahe umugisha. Hari abo muzumva ntabasubije kuko mwambajije ibibazo ntigishije. Iyo wambajije ikibazo ntigishije, ibyiza uransanga nkakigusubiza, kuko kumbaza icyo ntigishije nkagisubiza muri rusange kandi ntari butangire icyigisho kigisobanura, nshobora gusiga nteyemo abantu ibibazo ntari bubonere ibisubizo. Ubwo rero umuntu wumva ntaramusubiza, rwose muzi ko ntaha nyuma yanyu, ntaha muri rusengero nta muntu usigayemo, kandi n'ahantu mba kwa papa wanjye ni ahantu umuntu wese arisanga. Rwose muzaje muza, muzi ko tubivuga mu Cyongereza welcome. Gaho nturukumva ko Icyongereza kibashizemo. Mwakoze cyane, ni ukwisanga. Mwakoze inshuti zanjye. Abatazansanga hariya ahamba mpari igihe cyose nkabasubiza. Ariko hari ikibazo mwakomeje
kandi nicyo tunaganiriyeho iminsi myinshi, bigaragara ko nacyo mugifiteho ikibazo. Ni ikibazo cy'icyo Yesu yakoreye inyoko muntu. Mwakomeje kukigiraho ikibazo, abantu bagenda banyohereza amasemesi ko mutacyumvise cyane. Inama twatanze n'abarangiye aya meza, hariho n'abambwiye ngo ntibazi ko mbwirije ubutumwa ibitabo, ubundi niwo murimo nkora gusa. Dore ibi bitabo byose byuzuye ku meza uko nakabizanye, ngiye kuzabisubizayo. Bazabaseka ko nabazaniye ifukire mukagenza mute, mukayanga, kandi nimwe byagiraho ingaruka. Rero ngira ngo aha nabarangiye ibitabo muzabisomamo. Ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe bubasobanurira ibyahishuwe igice cya 16 murongo wa 12. Muri hangana bisubiremo ibyahishuwe 16 murongo wa 12. Mubirimo ngo nsome? Oya, mumeze nk'abatarimo. Mubirimo? Wakoze cyane. Aha kuri aya meza hariho inama zose ziri somo nakomeje kubaha. Ibyahishuwe 16 ngiye gusoma mpere 12 ngeze ku murongo wa 14. Marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe ku ruzi runini rwitwa Afurate, amazi yarwo akamera kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa kwa wa muhanuzi w'iki, ko mubivuye mu w'iki, mu kanwa k'iki bwa mbere ka cya kiyoka, kabiri kamanwa ka ya nyamaswa, gatatu no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havuyemo imyuka 3 isa n'iki yemwe n'ibikeri. Noneho murabona ngo ikiza iziye n'iki, havamo imyuka 3 mibisa n'ibikeri, kugira ngo iyo myuka kuko ari iyo myuka y'abadayimoni ikora iki yemwe, ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose, mwumvise ko ari urufatanye, ngo ibahurize kujya ku munsi, kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora ibingana iki byose. Batanga inama rero umurongo wa 15 ngo muwiteho. Uravuga ngo dore ndaza nk'iki kumujura, none hahirwa uw'amaso akarinda iki yemwe imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba iki noneho isoni z'ubwambure bwe. Nakomeje mu ntege nke, ariko muzi ko igihe cyose iyo nsoje nishingikirije ku mwuka w'Imana, ko no mu bicuku by'ijoro Imana iravuga n'umubwiriza atakivuga, umwuka wera aravuga, azabayobora mu kuri kose. Aricyo nakomeje mbinginga, nongere mbibingingire. Imana nsenga ibakundisha ibyanditswe byera. Ibi muri kumbaza nuko nyine ngira ngo nagerageje kubaho ibihamya aho mubisoma. Yesu apfira ku musaraba, nabasobanuriye icyo Yesu yakoreye umunyabyaha muri iki gitabo cyitwifuzwa ibihe byose. Umwenda ukingirije watabutsemo kera. Yesu atarapfira ku musaraba, muzi ko umunyabyaha yahuzwaga n'Imana binyuze mu mutambyi. Icyo kintu rero cyo guhura na Yesu binyuze mu mutambyi gikurwaho, kuko isekurume n'amatungo yose batambwaga. Yesu Kristo niwe wahindutse igitambo kizima gikuraho ibyo byose. Binyuze rero muri Kristo, umunyabyaha wese agahita ahura n'iki yemwe n'Imana ye, nta wundi biciyemo. Ngira ngo mwabonye ko abatambyi kuva Yesu atanga ko bahise bashona umwenda, ubwo bari gukomeza kwigira abahuza b'abantu n'Imana. Ariko mwabonye ko aho bagendaga badoda mu ifuzwa ibihe byose, naho hongeraga hakagenza gate, hagatandukaho, abantu bagakomeza bakahareba. Ngira ngo nabakusanirije ibi bintu 3 nsomye, mu kanwa ka cya kiyoka, mu kanwa ka ya nyamaswa, mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma. Ni Roma, ni leta, n'ubuprotestant nibyo bigize imyuka 3 isa n'iki yemwe n'ibikeri, yose igahuriza hamwe gukuraho icyo Yesu yakoreye umuntu bakigira abahuza. Ngira ngo abo twatangiranye mwabonye ko umusilamu guhura na Yesu bimusaba kunyura kuri Muhamadi. Muhamadi yarapfuye arazuka? Ntago yarazutse? Oya, abasilamu bo ni beza, ntibanemeza ko yazutse, bavuga ko ari intumwa y'Imana. Gutyo umukatolika akagera kuri Yesu abanje yaca he? Ku musasaridoti, agakomeza kwande kwa Bikira Mariya. Bikira Mariya twabonye ariho, reba ukuntu mubivuyemo ariho.
muri cya gitabo cy'Abagatolika baratubwiye ngo yarasinziriye, baratubwira bati nta na hamwe mu byanditswe bitagatifu bivuga ko yagiye mu ijuru. Ubwo abamwizeye bizeye ikinyoma kirimo ikiyemwe ubusa. Umugani wa gatatu rero waje ari Protestant mu kanwa ka muhanuzi w'ikiyemwe w'inyuma. Ubwo iminsi nsigaje nzabereka ukuntu ari umuhanuzi w'ibinyoma, kuko ibyo muzi si byo biriho. Ngira ngo mfite ibihamya byinshi by'ibitabo ahangaha biruzuye. Iminsi nsigaje rwose Imana yatumyuza izakurinde gusiba. Izakurinde gusiba. Tugiye gusesengura ibihamya nyirizina twinjira cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ngira ngo rero mwabonye umuprotestanti we abyitirira ibyo yise ibyumba by'amasengesho, kandi mwabonye abo twari kumwe ejo impamvu yuririye mu byumba by'amasengesho ni iyihe. Ngira ngo abo twatangiranye amateraniro nabaganirije ibintu nka bine byugarije isi. Muracyabyibuka byo muri Ezekeri ku murongo igice cya 8 umurongo wa 15 mwabonye ko hanze hari inkota. W'inkota izasagura zicwa n'iki? Uzi ko ngosorera mu rucaca azicwa n'ibyorezo. W'ibyorezo bizasagura zicwa n'iki? N'inzara. Bizaza cyangwa birahari. Bivuze iki rero? Umuntu ushaka gushinga business yo kuvura abakiriya arabafite? Nta bakiriya bahari? Barahari. No kuvuga ngo kuko indwara z'ibyorezo zirahari ntazihari. Ngira ngo mwana bibonye. Basaza banje bene data rero, umuprotestanti we agasa nk'uyebayaranyije, ukagira ngo we ntabwo ari nka padiri, nyamara barako muri mu uhwanye. Ariho abantu rero bakomeje kumbaza bati none bite no kwiyiriza ubusa. Igitabo kisobanura ibintu bijyanye no kwiyiriza ubusa ngiki cyo cyitwa inama ku mirire. Muzasomamo ikigwa kivuga ibijyanye no kwigomwa. Kirazira, kuko sinzi nibibi bintu ndi kuvuga mu byumva. Ayo magambo mushobora no kuyasanga ku ipaji ya 82 y'igitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa, kuko abantu benshi muzi ko batsimbaraye ku kwizera Imana bavuye gushakira mu butayu. Nibukara abo duherutse kuganira mu minsi ishize bampa icyo gihamya, nta hanzi koko ko ari byo bati ntiureba ko Paulo Imana yamaze kumuhamagara yamwohereje mu butayu. Ijye musoma Bibiliya neza, musome ibitabo byacu neza. Uwabishaka mbese mbabazi, amadini yose ariho ashingiye kuri Bibiliya? Buri dini ryose riba rifite umurongo umwe rishingiyeho muri Bibiliya? Ntabyo. Ni ukuvuga ngo iyi Bibiliya ishakamo ukuri kurahari, uwayishakamo ibinyoma nabyo bigenza bite? Kuko muzi ko abo twatangiranye n'iryo somo twahereyeho igihe Paulo yatumaga Timoteyo kubwiriza mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto rwa Timoteyo mu gice cya 4 kuva ku murongo wa 1, yaramubwiye ati genda ubwirize, uhugure, uteshe. Ariko ageze ku kwigisha aramubwira ngo azabikore afite kwihangana ko kose. Kubera iki? Kuko mu minsi ya nyuma abantu bazaba barigwirije abigisha bahuje n'ikiyemwe tirari ryabo. Ubwo rero ntutekereze ko buri dini ryose ashinga adafite igihamya, ariko icyo nshimira Imana ni kimwe: mugenzi naho yaba ari umuswa ntazayiyoba. Abashaka Imana bazayiyoba, bazayibona, kuko Imana izabayobora mu kuri kose. Nta kintu na kimwe tuzasoba. Muri iki gitabo rero cyitwa kwigomwa kurya, reka munyemere manze amasubiza inyuma gato, aho nababwiraga ko abantu bose dufasha mu burwayi tudabafashisha gusenga gusa, ahubwo hari abo dusengera abandi tukabagira inama. Gute rero? Ngira ngo abantu benshi baravuga ngo bagiye gushaka Imana mu butayu, ariko munyemerere imbabazi. Ngira ngo muri hanganira ikintu ngiye kubabwira, kubakomeretsa muri hangana. Yesu azabomora. Yesu azabomora. Ntaga mwizeye Yesu azabomora. Impamvu mubona nitwararika kubivuga, urabona iteraniro uko mungana ntabwo muba mufite imyumvire ihwanye. Hari n'igihe nsubiza umwe ariko undi muhutaje, muri hangana rero. Ngira ngo ibi bintu bijyanye n'ubutayu, abakurikirana amateka y'isi muzi ko byazanwe n'umuvandimwe wacu witwa Reke Wareni. Muzi ko yaje kubwiriza hano mu Rwanda. Nzi ko benshi mufite ibitabo bye, igitabo yise ubuzima bufite intego. Si mubifite? Ngaho ubwo mvuze ibyo gusebanya noneho murarakaye. Murabifite? Tago ndi gusebanya, n'ibintu bifatika. Ngira ngo
abantu bazi amateka y'itsinda ry'Abariminati nawe abarirwamo. Ngira ngo mwabonye ibyigisho yabajyanyemo, ntimugira ngo ibintu abantu benshi mufite imirimo isanzwe ibatunga. Ngewe ubabwiriza nshinzwe kubwiriza gusa. Ubwo nanjye amakuru yo kubwiriza uyambajije aho isi igeze nzi ibyo ari byo, namwe ibyo mubamo mubizi neza cyane. Ndagira ngo mbabwire amateka ye nk'uwo muvandimwe. Muri icyo gitabo cye yise ubuzima bufite intego, nzi ko mugifite, muzabona ko ari we watangije ibintu byitwa iminsi 40, aho abantu bakubwira ko nabo baziyiriza ubusa iminsi, ko mutanyikiririje koko muri kunyigiraho abanyamahanga. Si mubizi ibyo mvuze se? 40 bati Yesu yiyirije ubusa iminsi 40, naho Eliya ni iminsi intumwa mu cyumba cye hejuru, ibintu nk'ibyo. Reka munyemerere mbasabe, mwamfashije mukaja musoma Bibiliya ukaza ukabihuza nawe neza. Reka tugendane muri Bibiliya. Muzi ko mu gitabo cy'Abami cyitwa Abahanuzi n'Abami nimo muzabisanga. Muzi ko Imana yabwiye Eliya cyagiye yaramaze kwica abahanuzi ba Bali, ahunze Yezebeli. Se wo mubyibuka? Ntimubirimo. Se wo mubyibuka? Sabondo turi kumwe mugire gutya mutagize umutima mubi. Ntawo mugize? Wakoze cyane. Arangije kubatemaguza, murabyibuka, ahungira Imana mu rutare. Hirya yo mu rutare muzi ko Imana yamusanze aho yihishe, maze iramubwira iti byuka urye. Sibyo? Eliya bwa mbere arabyuka agenza ate? Ariko abyuka aryana icyo bita ikizibakanwa. Marayika yaramubonye ko atariye mwese muzi ko hari igihe murya ariko ntimurye. Muri iki gitabo cy'inama ku mirire cyo ndagira ngo nimba ndabona umwanya ndabibasomera, ariko indwara zose murwaye hafi 100% ni ukurya nabi. Ni kurya nabi kandi muri abakire rwose, ibiryo mufite n'amafaranga mufite uwabinyihera nje nkabirya, kuko mwebwe mubitunze mutabirya. Ni ingorane rwose, no kubasengera muragowe. Yesu abibakize mu izina rya Yesu, abakizikize bakanwa. Noneho rero marayika arongera amubwira ati byuka urye, kwiyindi ugiye kurya uzayigendera iminsi. Harya ngo Imana yamuhaye umutsima n'agacuma k'iki kamazi. Nanjye munyemereye mubwire nk'imfura, buriya uriya mutsima Imana yakoreye Eliya uhanye n'ubugari watetse ufashe itoroshi kumbabura. Yego se ko mutansubije? Si bihwanye ububasha se? Sebwo birahwanye. Buriya bugari uteka ufashe agatoroshi ukabukora iminota 5 bukaba burahiye, ukaburya ubukuye mu isoko hariya, buhanye n'umutsima Imana yatekeye Eliya. Bifite ububasha bungana, kuko hari ibintu muziha nko kwigerezaho. Reka mbasomere muri Matayo, ho ni hafi. Rambura Bibiliya, Matayo igice cya 4. Unyemerere utega amatwi inyandiko. Utega amatwi inyandiko, mushaka ko ibyo mutekereza atari byo byanditse muri Bibiliya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Kandi ubwo ndanabivamo mu kanya, nzaje ndabasubiza kamwe kamwe, ubwo buri munsi nzaje nsubiza kimwe kimwe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 4, haranditse ngo Yesu ageragezwa nande. Mwahageze nsome mpere ku murongo wa mbere, ndasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri wonyine. Haranditse ngo maze Yesu ajanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'iki? Ariko ajanwe nande? Ko mutansubiza n'iki? Mwebwe iriya mujanwayo nande mu butayu? Kuyu wari umwuka. Paje 82 mu byakozwe n'intumwa, dore ngikire hariya. Muzasoma impamvu Imana yajanye Paulo muri Arabiya. Ababyishingikirizaho ngo nimugiyeyo nkuko Paulo yagiyeyo, mubisome neza isubiyo haraguru. Yerekana burya Paulo amaze kwakira ubutumwa bwo kwemera Yesu yabwirije, muzi ko yaragiye kwica Damasiko, agera yabwiriza. Igihe rero yaratangiye kubwiriza, kuko ubutumwa bwe yari yahawe bwari uko agakiza kataraka abayuda gusa, n'abanyamahanga bahawe ikiyemwe burenganzira. Igihe rero yabwirizaga ubwo butumwa, abayuda bamugwa nabi cyane, ngo Imana imwoherereza marayika uvuye mu ijuru ngo iramubwira ngo ubu butumwa bwawe ahangaha i Damasiko nta bushobozi bugifite, genda uje muri Arabiya uje kwiga ibyanditswe byera, uzabona ugaruke kubwiriza. Mwavuga ngo iki?
abo bacu baja mu butayu iyo bagarutse bajanye yihe misiyo bagarura iyihe? Nanga ko mutumvise, se mwaje mwumva, subwo murumvise sinzi. Reka nikomereze hano. Maze Yesu ajanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Se mwansomera ko muhari. Amaze iminsi 40 komeza n'amajoro 40 ngo nsomera uturongo dukurikiye. Abona namwe musonze iminsi 40 ishize. Ngaho rero ndiko bana mu rugukara mu rugukara kandi umunyarwanda waciye umugana tumva reka mbihorere uguhiga ubutwari mugenza mute ubu mukazanyemera tukajyana nkareba ko iminsi 40 murayimara. Nyamara hano nimbasomera ibiri mu nama ku mirire muragira ubwoba, murabisoma mugira ubwoba cyane. Kanze manze mbasomere ipaje Yesu yavuze, paje 428 y'ufuzwa ibihe byose. Niki cyatumye Yesu abibuza? Akoresheje amagambo yumvikana. Umwami wacu yavuze ibyo kugaruka kwe kwa kabiri, aburira abantu iby'akaga kazabanziriza kuza kwe. Ababurira iby'akaga kazabanziriza kuza kwe. Ati arangije arababwira ati icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, nundi ati ari hano, bivuga ngo ntabwo ariko muri kubisoma muri Bibiliya zanyu namwe ntimuzabyemere. Kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Nuko niba babwira bati dore ari mu butayu, timuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi, timuzabyemere. Kuko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Yesu yerekana ikindi kimenyetso cyo kurimbuka kw'i Yerusalemu, aravuga ati n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Abahanuzi b'ibinyoma baradutse koko bayobya abantu, kandi bajana abantu benshi mu butayu. Abapfumu n'abanyabugenge bavuga ko bafite imbaraga idasanzwe, maze abantu benshi barabakurikira bajana nabo mu misozi. Icyakora ubwo buhanuzi mvuze burebana n'iminsi y'imperuka. Bizaza cyangwa birahari? Wakoze cyane. Icyo kimenyetso kirebana no kugaruka kwa Kristo. None no muri iki gihe abiyita Kristo hamwe n'abahanuzi b'ibinyoma berekana ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo bashubuke abayoboke ba Kristo. Mbese ntabwo tuja twumva abavuga bati ari mu butayu? Ntabyo mwumva? Se mwavuga ntabyo mwumva? Murabyumva? Mbese ntihariho benshi bagiye mu butayu bitezeyo gusanga Kristo? Ko mutekerije none mwatega amatwi ko ari cyo gikomeye ngezeho. Mbese nta bantu benshi muri iki gihe tibateranira hamwe bakavuga ko bashikirana n'imyuka y'abapfuye? Nta bihari? Ngamutega amatwi akantu gatumye mfata iki gitabo gakomeye karakangaranya amatwi yawe ngako uko kavuga. Mbese ntibababwira bati ari mu byumba? Ko mutekereza biravugwa. None hepfo arasoza avuga ati uko niko basenga imyuka y'abazimu babeshya. Iyo muri yo baba bari kubahamagariza imyuka y'abazimu. Yakobo icyo yavuze, nimwegera Imana nayo nimuhunga Satani, mumuhunge atsindwe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo unyemerere abakeneye ibihamya buri ku mugoroba ndaje ndabibaha. Mfite byinshi cyane kugira ngira ngo mu bahanuzi n'abami mwabonye ko iyo ufashe umuntu wawe ukamukura ku baganga babyigiye ukananirwa kwizera Imana ihoraho ukamujyana muri ibyo byumba babasengera, ubu mukuye mu Mana umushize muri Satani. Kandi mwabonye ko muri kiriya gitabo cy'abahanuzi n'abami paji 135 biraterwa n'ubwoko bw'igitabo ufite. Abafite bimwe bya mbere ni paji 110. Havuga ko uwo mwana cyangwa uwo muntu ushize mu biganza bya Satani nta mbaraga n'imwe izashobora kumena iyo mbaraga yamubohesheje. Ibi ndi kubabwira nge nabiboneye n'amaso ku kibuye, ngira ngo bamwe murabo ku kibuye. Nagiye kubwiriza yo basenze bakaze bagiye barabasengera. Ndibuka bari baje mu materaniro hondi bati ubwo tutagiye turarara mu rusengero ubwo nta mana ufite nta mwuka ugira. Ndi ntawe.
muje kuba ufite. Abo rero wagiye kubasengera baha umwuka, abambere asigasarishijeho nka batatu, undi kiguru barakibyimbisha bakigeza nkaha. Icyo yashoboraga kubakorera n'ubwo busembwa, ariko kubibakuramo ntiyabibakoreye. Arangije rero abonye umusazi umwe yari yakuye mu ndi jisho, barangije baza kunshaka bati mukozi w'Imana wadufasha ukadusengera. Ari amagambo ariko babwira nge nari nyazi ko iyo umuntu yamaze kumufata akamushira muri dayimoni nta mbaraga yo kumena abo badayimoni, yaba n'imbaraga ikaze cyane. Mwebwe muri kubikinamo mukagira ngo ni ibintu biboroheye, cyakora nibiba muzamenye ko umuhanuzi yahagaze i Remera. Basaza banje bene data, Imana yacu ntiri kure y'umuntu, ntabwo iri kure y'umuntu wese. Nuko rero baraza bati none ko umukozi w'Imana yahaye abantu b'Imana umwuka wera, none akabasiza atabavuye, ndi mumukurikiraho yagiye. Ibyo nari mbizi neza. Icyo mbabwira ni kimwe, uko yabasize benshi bahise bapfa, kuko ntabwo ari ubushobozi bw'umwuka wera. None mbabaza, abantu basomye Bibiliya, iyo umuntu ahawe umwuka wera aratitira? Oya, nta umuntu ahawe umwuka wera aratitira. Utitira nutewe n'iki? Nyamudasoma Bibiliya, ndabihoreye. Njo nzi ko umuntu utitira arutewe. Bari abantu bose ubona bari gusenga n'abadayimoni bari kumunotagura. Uwakiriye umwuka w'Imana atsinda abadayimoni. Ngira ngo narabibasomeye muri Mariko 16. Rwose nta muntu mwakira umwuka wera uterwa n'abadayimoni. Icya kabiri, aba bantu rero mwiyiriza ubusa mukamara igihe kirekire ku ipaje y'iki gitabo cyitwa Inama ku Mirire. Muntege amatwi mbabwire, dufite n'abantu abanyakigali rero muhorana utuntu tw'udushya. Hari abantu barenze bakenja mbana nabo ngo babahaye amarejime ngo mutabyibuha, munarapfa ahubwo. Kanzembe mbabitsemo ubwoba. Ikibazo gikomeye cyane. Ku ipaje y'iki gitabo y'198 kamaneho gufasha abantu ngo mutegereje kugira imbaraga y'Imana ariko mwiyirije ubusa cyangwa ngo musubire kuri sitire n'akazi kanyu. Hano baranditse ngo ni inama bahaye umugabura wari warafashe kurya rimwe mu masaha 28. Abasomye ibitabo by'imirire, umuntu yeremerewe kurya nyuma y'amasaha angahe inshuti zanjye? 6. Kujya kubona ukabona ngejeje mu masaha 28 uri kurya rimwe. Ibyo wita imikino, dore icyo bizakuzanira. Kambigusomere. Namenye ko umaze igihe kirekire runaka ufata ifunguro rimwe ku munsi, ariko nzi ko atari byiza kuri wowe, kuko neretswe ko ukeneye indyo ifite intungamubiri, kandi bikaba bishobora kukumerera nabi bitewe no kwirinda gukabije. Intege nke zawe ntizizakwemerera bene iyo myifatire ikabije wahaye umubiri wawe. Ndatekereza ko wibeshe mu kwiyemeza kwigomwa kurya rimwe ku munsi. Ntabwo Imana igusaba kugenza ityo, ndagusaba kwitonda ukarya 2 ku munsi wisanzuye, kandi ukarya indyo yuzuye. Munyemere mbabwire ingaruka bitera. Niyo ngiye gusoma. Nutareka uko kwigomwa, uzakomeza gucika intege, kandi imbaraga zawe z'ubwenge zive ku murongo. Ubwenge bwavuye ku murongo akurikizaho kugenza gute? Sara rero urasaze, uri gukina n'ibitazabura. Icyo rero nicyo maze iminsi mbabwira, ko ari abantu duhasengera tubaramburiyeho ibiganza, abandi tukabaha inama zo mu ijambo zirahari ntazihari. Rero ntabwo wewe ndaza kugusengera umuntu yamaze guta umutwe, nta kigira organize, nta kigira ibitekerezo, ngo ngiye Floride ndaje kumusengera ngo n'abadayimoni. Oya, hari abatewe n'abadayimoni, ariko hariho n'abafashe ubuzima bwabo ntabwo rero abadayimoni bibatera byose ari abadayimoni. Reka ngo ikindi gihamya kimwe ndekere. Mwakoze kurambirwa, none mbagire nte? Si mwandambiwe ra? Nese si ibibazo mwambajije ndi gusubiza, munihangane. Urukumva bitanamuguye neza, Yesu nawe amuhe kwihangana. Dufite ikindi kintu, muzi ko dufite abantu benshi bashaka Imana. Mu Abadventiste dufite n'abatangaga ubuhamya ko batsinze kamere. Uzumwe nagiye kubwiriza nuko mba ntanze urugero nti umuhambyi wa kamere aho zisuka ku rutugu. Maze rero bahita bantahana bangendaho umugani w'abana b'abasore ati twagize ngo uri umuntu w'Imana, none ubwo ubwiriza ko kamere idapfa nta Mana ugira. Nuko rero nanjye rero
ndamubwira nti ntacyo, nari nzi ko ntawe utsinda kamera agihumeka. Noneho rero uranyereka uwatsinze kamera, nanjye mureke mbabwire intambara nari ndi kurwanaho, nari kuviza, nari kugira ngo arambwira ngo niwe kuko kamera ye nari narayibonye, nanjye nari niteguye kumusinga igikwasi. Arangije abonye ko ataranyihaho urugero, arambwira ngo rero ngo niba utarayitsinze hariho abayitsinze, ntibanjyanire nje kubashaka mbabone. Icyo mvuga ni iki rero? Abantu muzi ko mushobora gutsinda kamere bimubiheshejwe no kuyiriza ubusa no gusenga no kubona Imana no kubaha ibimenyetso no kubakoraho, nayo amasezerano yose mufite nzi ko mufite menshi cyane. Dore iki byanditswe byera bivuga, nta muntu wishwe n'inzara utsinda kamere. Uzabaza Abanyarwanda bo ntibasenga ntibanazi Imana, ariko barakubwiye ngo ubupfura buba subwo munansubije buba do munda nta kirimo waba imfura mbi. Ibyo ndarangije. Ubu bonaga mbese ukuntu wigize umusirimu nuko hari ikirimo, umunsi cyavuyemo wagaragaza akarere. Ndarangije. Abatwite nibanseka bazambyara. Kambihorere. Hano ku ipaje y'183 baranditse ngo ku kigwa kivuga kurya ku bihe bidahinduka, baranditse ngo kurya ku bihe bidahinduka ni umuti w'uburakari, ni umuti wo gutuza. Gutuza. Ndasoma agasubi kamwe mbe mbivuyemo. Imyifatire ya mwene data bashizeho haje ni insimburanzina nk'uko bavuga Florida, ntiyabaye uko ikwiriye kuba. Ibyo akunda n'ibyo adakunda byamugizeho imbaraga, kandi ntiyarinze amarangamutima ye ngo akomeze gutegeka umutimanama we. Mwene data uhagariwe n'inyuguti yitwa hash, ubuzima bwawe bwangijwe bikomeye n'ingeso yawe yo kurya birenze urugero, hamwe no kurya mu bihe bidakwiriye. Ibi byateye umuvuduko w'amaraso. Munteze amatwi? Mbese indwara z'imivuduko y'amaraso zirahari? Ndi kubisoma hano. Ibi byateye umuvuduko w'amaraso menshi mu bwonko, bituma intekerezo zawe zivanga. Zigenza zite? Zarivanze, maze ntiwaba ukibasha kwigenzura. Umeze nk'umuntu w'igishushungwe, uba ukora hirya no hino, ukarakara ubusa vuba, kandi ukabona ibintu mu buryo bwo gukabya kubi gusa. Hari ikintu rero mutazi mu gitabo cyitwa biriya mbaha biriya biba hariya zivuga ibitabo by'imibanire y'abantu n'abandi. Muzi ko dufite mu gitabo kinini cyitwa Guide de la vie familiale, kigizwe n'ibitabo 4. Natangajwe no kubiremera, nta muntu wari wakintuma, kimwe n'igitabo cy'imirire cyitwa Guide des aliments. Murihombya cyane, kandi nabagira inama kuva nimugoroba, izi nama mwagakuye iwanyu muja kuzishakira ahandi. Yego ko mutanyikiriza? Yego. Reka mbabwire iki kintu nsomye kuntu mutacyumvise, kandi mvuze ikintu gikomeye cyane. Hano baravuze ngo kureba ibintu mu buryo bubi. Umuntu aba nabi yaje arareba abandi akagira ngo niwe bafite ikibazo, kandi ari we ugifite. Muzabisoma muri karagatabo gafite ibara ry'icyatsi kitwa uzuza imibereho yawe ibyishimo n'umunezero, mu kigwa cyihariye kivuga ngo kureba ibintu mu buryo bwiza. Nyabuna mwite ku nama z'ibitabo byacu, hari icyo bizabungura gikomeye cyane kuruta kwirukanka mu banyamasengesho, nta nicyo bazabamarira. Umeze nk'umuntu w'igishushungwe, ubukora hirya no hino, urakara vuba, ukabona ibintu mu buryo bwo gukabya kandi bubi. Ubuzima bwawe bukeneye imyitozo ngororangingo myinshi yo hanze, kandi ukaja wirinda mu mirire yawe. Igisubizo cy'uwo muntu mubonye ari ikihe? Imyitozo ngororangingo no kurya ku bihe byiza bitagenza bite bidahinduka. Ibyo mubisanga mu gitabo cyacu dufite cyitwa Santé par la nature. Ngira ngo niho muzasanga amabumba n'amakara n'ibiki, ibintu byose bitandukanye. Ariko niba hari ikintu mukwiriye guha agaciro cyiza, imyitozo ngororangingo nayo irakenewe. Ko mutansubiza irakenewe. Ngira ngo muzayisoma mu gitabo dufite cyitwa Vive sans stress. Munyemerere rero nigarukira ahangaha. Nasubizaga bambajije muri hangana, reka ngaruke ku isomo ryacu twasubitse nimugoroba, aho twabonye ko kuva umuntu yaremwa, umuntu yabaye ikibazo. Ngira ngo ababyibuka twaganiriye ko bwa mbere Imana yavuganaga na Adamu imbona
nkubone acumuye ivugana n'umuntu ikoresheje iki? Abahanuzi. Binaniranye ku bahanuzi ikoresha iki? Ayigamana. Igenzi ite? Irandika ikoresheje urutoki rwayo. Bwa mbere twabonye yaranditse he? Menye ko ndi kugosorera mu rucaca. Bwa mbere Imana yanditse he? Ku bisate bibiri by'amabuye. Bwa kabiri yandika he? Ku rusika. Bwa gatatu yandika he? Hasi. Ubwa kane yandika he? Nanga ko mudafashwa. Bwa kane yanditse he? Aho niho tugiye kureba. Reka muri abantu beza cyane. Ngira ngo abo tutari kumwe twabonye ko Imana bayinaniye abantu yaraje iriyandikira n'urutoki rwayo, yandika inshuro izo zingahe? Enye. Bwa mbere twarisanze iryo somo mu Kuva gice cya 31 dore ku murongo wa 12. Imana yandikisha urutoki rwayo ku bisate bibiri by'ikiyemwe by'amabuye. Umugane wa kabiri twasanze muri Daniel igice cya 5 umuntu wigize ishyano rikomeye cyane yarwanije Imana witwa Belteshazzar. Imana iraza yandika hehe? Ku rusika. Umunsi wa gatatu abantu bigize indyarya kasha, abari baje gutega Yesu imitego bashaka kwicisha n'umunyabyaha, kandi Yesu akunda ikiyemwe. Abanyabyaha icyo yanga gusa ni ikiyemwe, ni ibyaha byabo. Arangije abonye bamuteze umutego, atura atarakora icyaha wa mbere namutere ibuye. Izo ndyarya rero kugira ngo azishobore yandika hasi. Buri wese yasoma inyandiko akabona nawe ari mu bari yicishwe ikiyemwe amabuye, maze Yesu arokora Mariya. Imana yacabwa icyubahiro. Munyemerere rero uyu mugoroba gato rwose ngaruke mu nyandiko ya yindi Imana yandikishije urutoki rwayo. Kuva igice cya 20. Fata Bibiliya zayo. Ikibazo mfite rero, ubwo mugiye guhita muvuga ngo ntimuririrwa muraharambura ngo murahazi. Se ninde wakubwiye ngo urahazi? Rambura Bibiliya yawe. Hari ibintu bito uyu mugoroba nazanye Bibiliya yitwa ngo iki? Ubwo nyuma y'umunsi umwe ndaba mfite na korowani. Uyu munsi reka nikoreshereze Bibiliya ntagatifu. Ndifuza ko twinjirana mu Kuva. Ngewe muri Bibiliya yanje hitwa iy'Umukamisiri umutwe wa 20. Munyemerere ngo mbere yuko mbasobanurira inyandiko Imana yiyandikiye n'urutoki rwayo, banse mbabwire icyiza kigize iyi Bibiliya ntagatifu. Abatayizi Bibiliya ntagatifu tuyishakaho iki gikomeye. Iyi Bibiliya ntagatifu icyiza cyayo, abatayifite muzayigura ibihumbi 7 byonyine, ntabwo ari menshi cyane. Iyi nyandiko ya Bibiliya ntagatifu impamvu tuyikunda byihariye, aja yandika isomo agatekereza ko abantu batazaryumva neza, maze agahita ashira akanyenyeri hejuru. Ahantu hose uzabona yashize akanyenyeri, hepfo y'aha hasi azaba yatanze ubusobanuro bw'iryo jambo. Uyu mwanditsi ni mwiza, nanga ko mudafashwa. Ntabwo ari mwiza kugira ngo akure abantu bose murunga bangabo n'urujijo. Wakoze cyane. Umurongo ngiye kubanza mbaganiriza rero mu Kuva cyangwa iy'Umukamisiri muri Bibiliya mfite igice cya 20. Hejuru yaranditse ngo amategeko 10 y'Imana, ya yandi Imana yandikishije ikiyemwe urutoki rwayo. Uyu mwanditsi wa Bibiliya ntagatifu munyemerere mbaho ubusobanuro yahaye amategeko atarayinjiramo. Hepfo yashize akanyenyeri, hepfo atanga ubusobanuro avuga ngo amategeko 10 y'Imana. Ayo mategeko ni ay'ingenzi mu isezerano rya kera. Bibiliya rondora kabiri. Mwamenye ko ndi gusoma ubusobanuro? Subwo muri kunyumva? Mikoro ntabwo imvuga neza, muranyumva? Abantu bumva banyumva neza zamura ikiganza. Some nta kibazo, muranyumva? Wakoze cyane. Bibiliya yarondora kabiri, ikavuga hano mu iy'Umukamisiri, ikayavuga no mu gitabo cyitwa ivugurura amategeko. Icy'ingenzi iki? Subwo mwavuga iki? Ngaho hita ku cy'ingenzi, ubwo ni note B. Icy'ingenzi nukumva ko amategeko yigisha Abisirayeli uko bagomba kubaho nk'umuryango w'Imana. Mwavuga ngo iki? Mwumvise ko kandi impamvu y'amategeko kwari kugira ngo yigishe abantu uko bagomba kubaho bari mu muryango w'Imana. Icya kabiri, bagatunganya ibyo bashinzwe nayo, bakanabaho mu bwumvikane. Mwavuga ngo iki? Ayo mategeko 10 niyo shingiro ry'iyobokamana ryahishuriwe Musa. Ko mutavuza amena? Kansubiremo. Ayo mategeko 10
niyo shingiro ry'iyobokamana ryahishuriwe Musa. Yesu ntiyaje kuyavanaho ahubwo yaje kuyuzuza. Si amen? Ngiki gituma uyu mugoroba nagize ngo iyi Bibiliya muyitekerezeho cyane. Ntabwo amategeko Yesu yaje kuyavanaho ahubwo yaje kugenza gute? Mbese abavuga ko Yesu yayavanyeho barahari? Ntabahari? Barahari benshi. Bati rwose waba uri kubwiriza ati toka shitani. Ati toka shitani Yesu yayavanyeho. Umwanditsi wa Bibiliya ntagatifu we aratubwira ko ataje kuyavanaho ahubwo yaje kugenza gute? Kuyuzuza. Ndagira ngo rero nimutega amatwi inyandiko yanditswe n'urutoki rw'Imana uyihe agaciro. Ni Imana yivugiye ubwayo. Maze muri iyi Bibiliya mfite atangiza ijambo rivuga ngo itegeko rya mbere nuko Imana ivuga amagambo yose iti muri kumwe nanjye ngo tugendane. Sibwo mwaje muri mudu nkababwiriza. We mwareka nkababwiriza. Cyakora mbabwire munansereje mwanyemerera nkababwiriza. Mwanyemerera si nkabihera karabasetsa uyu mugoroba. Nyangane mbabwire umunsi umwe hari itorero ryo mu cyaro bari bafitanye amakimbirane. Muzi ko abantu bo mu cyaro iwacu iyo haje imikimbirane bazi kuri kuza, ariko n'abanyamujyi musigaye mugira amatiku, ariko Yesu azayabakize. Burya abantu ahantu hari abantu amatiku arahaba. Rero aba bantu munyemerere sindi mufite amatsiko ngo mbabwire ayo matiku yabo. Si harabatwara iki ko ntarayabashiramo, ahubwo muyumve ntimukayakore. None aba bantu rero bari baracitsemo igicari itorero rimwe. Hari bamwe bemeraga ko imibiri yaba ari urusengero rw'Imana ntibanywe inzoga. Irindi tsinda ryo rikemeza ko kunywa inzoga nta cyaha kirimo. Ibyo ndi kuvuga si muzi ko byabayeho no muri iri torero. Bamwe babyemera abandi ngira ngo n'uyu munsi mu bizera b'Abadventiste tudufite abazinywa. Ko muri guhaka ntimuzinywa se? Hari wambwiye hari wa twaganiye ati nje Floride nti ataho kugira ngo nje nazibona nshukura ati nazishahura. Barazishahura da. Noneho ngamunyemerere mbibwirire iby'iryo torero nshaka ko mukumva ngo mureke twinjirane muri iki cyigisho. Noneho rero umwe wari uhagaze agezweho arabwiriza uwo munsi ku isabato, yari umubwiriza uhagaze mu ruhande rw'abanywa. Ubwo yarabahagarariye rero abagize umugisha rero abafashe uruhimbi ati haleluya. Ko mudafashijwe se mwaje mufashwa? Haleluya. Bwiriza ati haleluya. Ati rero ati umutwe w'ikigwa mfite uyu mugoro munsi ati kiravuga ngo mureka abanywa banywe abatanywa barorere. Kirakaze. Ni uko cyari cyitwa. Ati nsubire mu mutwe w'ikigisho ikizarakekereza ati mureka abanywa banywe abatanywa barorere. Ati iki kibwirizo kandi ngiye kukibabwiriza, ndakibabwiriza ndagatora mama. Kirakaze cyangwa ntigikare? Abantu barasetse barahirima. Neza reka mbabwire nanjye munyemereye uyu mugoroba rwose mbabwirize mu izina rya Yesu. Muranyemereye kandi munzika dufite amatsiko y'inyandiko ya kangahe? Ya 4. Rero mukomeje kunserereza natinda kuhagera. Muri kumwe tugendane kuva igice cya 20 umurongo wa mbere. Ni njye Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cy'Egiputa mu nzu ya Misiri. Itegeko rya mbere nta mana zindi uzagira kereka njyewe. Mwavuga ngo iki? Ibyo ndi gusoma namwe sibyo mufite? Itegeko rya kabiri ntukiremere igishushanyo kigenze gite kibajwe. Mwumva ibyo ndi gusoma hano. Ntukiremere ishusho y'iribazanyo cyangwa ikindi kibonetse cyose, cyangwa igisa n'ibiri hejuru mu kirere, cyangwa n'ibiri hasi yo musi, cyangwa n'ibiri mu mazi akikije isi. Ntuzapfukame imbere y'ibyo bigirwamana kandi ntuzabiyoboke, kuko Imana yawe ari njye Uhoraho, kaba Imana ifuha, ihanira icyaha cy'ababyeyi mu cy'abana babo, kugeza mu gisekuruza cya 3 no mu cya 4 cy'abanyanga. Nyamara bankunda bagakurikiza amategeko yanjye, bagaragariza ubudahemuka bwanje ingoma ibihumbi. Mwavuga ngo iki? Ibyo mfite namwe murabifite? Bibiliya ni nziza cyangwa nimbi? Basaza banje bene data, mbese hari abantu b'Abakatolika bapfukamira ibishushanyo ko mutansubiza?
Bibiliya irabyemera irabihakana. Bibiliya ntagatifu, munyemerere, muzi ko hari ibitabo biba muri Bibiliya ntagatifu mwe mutagira. Munyemerere mbasomere mu gitabo cy'ubuhanga. Igitabo cy'ubuhanga mwe ntimuvuge ngo ubuhanga ni imigani. Oya, hari imigani, hariho n'iki n'ubuhanga. Ikimigani nicyo mufite, icyo ngiye gusoma cyitwa ubuhanga mwe ntacyo mugira. Ariko reka mbabwire, nasomyemo amagambo yantangaje cyane mu gitabo cy'ubuhanga igice cya 13, maze mu nsengero rero ndahabuze, ntimugire ngo nahabonye muranseka. Ubuhanga igice cya 13, nagize umugisha nahageze ntimukinsetse. Mu gice cyaho cya 13 umurongo wa 10 avuga gusenga ibigirwamana by'ibishushanyo bigenze bite, bibajwe. Muntege amatwi mwumve uyu mwanditsi, namutangariye cyane. Burya umugenzi naho yaba ari umuswa nta uzayoba, azaba byihitiye, ariko kuri kuzashirwa hagaragara. Nyamara baragowe abo bantu biringiye ibintu bitagira ubuzima, ibyakozwe n'abantu bakabyita imana, kazahabu na feza bacuranye ubuhanga ngo babikuremo amashusho y'inyamaswa cyangwa ibuye ritagira agaciro ryabajwe n'umuntu wa kera. Tuvuge mbese nk'umubaji w'ibiti uca ingero ashobora kwikorera, akayishishurana ubuhanga bwinshi, akayikuramo igikoresho gisanzwe, naho ibisigazwa by'uwo murimo we akabitekesha ibyo kurya bimumaza inzara. Ibango risigaye ridafite akamaro kuko rigoramye kandi rifite amasubyo, akarifata akaribaza mu gihe yabuze ikindi akora, akaribaza atanabyitayeho, akariha ishusho nk'iy'umuntu cyangwa inyamaswa iteye ishozi, hanyuma akarisiga irangi, akariraba umutuku mu maso, agahisha atyo ubusembwa bwaryo, akarishakira akazu gakwiye gacukuye mu rukuta, akarifatisha ibyuma. Amashusho acukuye mu rukuta mwarayabonye? Si ubwo ko mudafashijwe? Ntayo arahari cyangwa ntayahari? Ariko biriya ntagatifu niyo ndi gusomamo. Akarifatisha akarishakira akazu gakwiye gacukuye mu rukuta, akarifatisha icyuma, agakora uko ashoboye kose ngo ritagwa hasi kuko azi neza ko ntacyo ryishoboreye. Ni ishusho rikeneye inkunga, nyamara yashaka gusabira ibintu bye, urugo rwe cyangwa abana be, ntaruterwa isoni no gutakambira icyo kintu kitagira ubuzima. Yashaka kumererwa neza, agatakambira ikitagira ubuzima. Yakwifuza kugira ubugingo, agatakambira icyapfuye. Yashaka inkunga, akitabaza ikitishoboye na busa. Mu ngendo ze akirangiza ikitabasha gutambuka. Mbese iyo bagiye kugenda ishusho barabanza bakayipfukamira aho yayisize, agasanga yahavuye. Bakoze cyane, kitabasha gutambuka. Naho kubyerekeye bimutunga, inyungu ze n'imishinga ye, agasaba imbaraga ikitazifite na gato. Baragowe. Mwabonye ko ariryo jambo yatangije, nyamara baragowe abantu biringira ibitagira ikiyemwe ubuzima. Baragowe ntibagowe? Mu basengeri ninjye namwe dufite uburenganzira bwo kubakurayo. Muri Zaburi 100 mufata birazanyu, Zaburi 115 ho murahafite. Iyi Zaburi 115 yampaye umurongo nawo mwatekerezaho akanya gato, singutindaho. Ndi ku itegeko rya 2, tukiremera igishushanyo kigenza gite. Mwabivuye mu kigenza gite, kibajwe. Mwinkura muri mudu rwose. Noneho Zaburi 115 umurongo wa 4, ndakomeza nsome Bibiliya ntagatifu. Mwayirambiwe? Hari ikibatwaye? Wakoze cyane. Ibigirwamana byabo si ikindi, ni feza na zahabu, ni ibintu byabumbwe n'intoki z'ikiyemwe z'abantu. Mwebwe n'iz'Imana muri Bibiliya zanyu tugendane. Bifite umunwa biravuga. Mwebwe muri Bibiliya handitse ngo ko mutavuga, biravuga? Ntibivuga. Niko Bibiliya yanje mfite ivuga. Bigira amaso birareba. Muri Bibiliya yanje ngo ntibibone. Bifite amatwi birumva, ntibyumva. Bigira amazuru, iyo bari kubitera imibavu birahumurirwa. Ntabwo bihumurirwa, ariko biterwa ikiyemwe imibavu. Noneho ikintu gikomeyeho mutarampakanya, noneho kivuga ngo bifite ibiganza birakorakora. Muri Bibiliya yanje yaranditseho ngo ntibikorakora.
bigira ibirenge biragenda, oya mumpakanye gahoro biragenda, oya nubwo bifite ibirenge ntibigenda. None bigeraho biragera bite ko mutansubiza? Barabiterura bakabiheka bakabigezayo, babigezayo bakagenza bate? None abiringiye butagira ubuzima ntibagowe? Cyase mujye mu migani ntibagowe nshuti zanjye byo mu buhanga. Hano umwanditsi yaranditse ngo bifite ibiganza ntibikorakore, bigira ibirenge ariko ntibigende, ntajwi na busa biva mu mihogo yabyo, ba nyiri kubihanga barakamera nkabyo. Ndi gusoma muri Bibiliya, ba nyiri kubihanga barakamera nkabyo, kimwe n'ababyiringira bo bose nabo barakamera nkabyo. Iki kinyarwanda cyanditse aha wagira ngo ubwo bari kubatuka, ahubwo bari kubakebura ngo mubivemo mu izina rya Yesu. Yeremiya na Yesaya bo bafite uko bahavuze. Mwihangane nkoresha Bibiliya yera, munyemerere nsivange. Iki kintu mwagitekerezaho cyane. Yesaya, hajya mvuze Yeremiya, Yesaya katwivugire Yesaya. Yesaya ndasoma mu bice bibiri gusa, igice cya 44 ndasoma umurongo wa 9, some n'igice cya 46 some umurongo wa 5. Ndekeraho. Abarema ibishushanyo bibajwe bose ntacyo bamaze, ibintu byabo by'umurimbo ntacyo bizamara, ibyo batangaho abagabo ntibigenza bite, bari gusoma ntibireba, kandi nta n'icyo bigenze bite, ntacyo bizi. Nicyo gituma ababyiringira bo bazakorwa n'iki yemwe risoni? Ninde waremye ikigirwamana agacuramo igishushanyo kibajwe kitagira umumaro? Dore bagenzi be bose bazakorwa n'isoni, abanyabukorikori babyo n'abantu basa ngaho bose nibateranire hamwe bahagarare, bazagira ubwoba kandi isoni zizabakorera hamwe, kuko bizeye ibitagira ikiyemwe mumaro. Maze aratanga inama ati, umucuzi yenda icyuma akakivugutira mu makara, akakirambuza ukuboko n'inyundo, akakirambuza ukuboko kwe gukomeye, nyamara iyo ashonje gihari kiramutabara. Handitse ngo agenza ate? Acika intege, atanywa amazi akagenza ate? Ubwo bimaze iki? Ntabwo munsubije bimaze iki? Ntacyo. 46 umurongo wa 5. Subwo muri kumwe nanjye? Subwo mwanyemera tukaba hamwe muri kumwe nanjye? Igice cya 46 cya Yesaya umurongo wa 5 mwanyemera nkahasoma ikibazo murasubiza? Maze arasubiza ati, mwampwanya nande twahwana, kandi mwanshushanya nande twasa? Ko mutansubiza ninde? Ndagira ngo munyemerere mbabwire iki kintu gito cyane. Hagize umuntu ngirira neza akampereza iki gitabo cyitwa Kugana Yesu, wakinyagira akakimpara abangiriye neza, mpamame nubwo uri tate, impa nkwegere, naka kamwe karahagije, naka gashusho nshaka kubereka. Abantu benshi ngira ngo muzabona abantu benshi bazi ko iyi shusho yimfita ari we Yesu. Uyu ni we Yesu? Ko mutansubiza uyu ni Yesu? Uyu umunsi umwe abana baherutse gushira CD muri kurekara, kwa kundi amakorari yagiye kuririmba abanza haya amashusho ya Yesu. Umwana umwe barayirebye ishusho bakishiraho, ahita avuga ati uyu Yesu bashizeho, iyi korari yashizeho ati ni pirate. Ndangije ndamuhindukira ndabanza nti, mwana wangu wa original ni uwuhe? Sereka mbabazi wa original ni uwuhe? Ikintu mumaze imyaka myinshi Satana turindagirijemo. Ndagira ngo mbwira abantu mutari mwasoma igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, aya mashusho mubona ya yose agenda. Ngira ngo abakurikiranye kubijanye n'urubuga gusa bisanzwe, uyu mugabo ufite iyi filime yitwa Yesu, wafashe isura ya Yesu, abantu bose bazi ko ari Yesu. Ngira ngo ababikurikiranye muziko aherutse kugirana ikiganiro n'umunyamakuru. Umunyamakuru amaze atari ko abantu bose bazi ko ari wo Yesu. Yesu uramwemera? Arabwira ati wo Yesu singenze nte simuzi. Ngira ngo abakurikirana amafilime muzabona ko hari iby'amafilime akora bitanditse muri Bibiliya. Urugero, musomye Bibiliya nabibabwiye ntangira, mwabonye ko Yesu yabambwe yambaye ubusa buri,
ariko uyu mugabo kuko ari umuntu uriho ntabwo bamushira ku musaraba ngo akuremo imyenda, ejo ntiyabona hanyura. Nicyo cyatumye bamwambika kandi bamwambikaga ngo ni urubindo, ariko Bibiliya ivuga urubindo ko ari rwo yasigaranye. Bibiliya irabivuga, Bibiliya yanditsemo urubindo. Some Bibiliya neza. Bibiliya ivuga ko yambaye ubusa buri izuba yaremye ribonye kojejwe isoni habaho ubwira. Nibyo nabonye muri Bibiliya. Bibiliya icyo nasomye bafindiye imyenda yose barayigabana, sinabonye havuga ko hasigaye urubindo. Ariko uyu mugabo kuko ari umuntu uriho nk'uko Florida ndiho, ntabwo yakwemera ko bamwambika ubusa buri. Nicyo gituma amafilime muzabona agira ibyo agaruraho hatoya ku Bibiliya ivuga. Bivuze iki rero? Ngira ngo muzabona abantu benshi n'Abadventiste bamaze kwihangama aya mashusho, maze bakaryama nijoro, barangiza bakarota. Ndibuka abarenze umwe bajya bansanga bati muntu w'Imana naryamye, ati mbona umuntu uhagaze imbere yanjye arambwira ngo ibyaha byanje nabibabariwe, ati yambaye ikanzu y'umweru. Ubwo si Yesu? Reka mbabaza, na Satani yasa neza? Abasomye Bibiliya Satani asa nabi. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye yananditse ngo abantu bamwishingikirijeho ko asa nabi, iyo abonye ari kumufashe abona kuri injiji utazi urwanya kugira ngo uzabyumve neza ko nta sura mba afite. Uzabaze Matayo igice cya 4, hahandi nahereye mbabwiriza Yesu ari mu butayu nyuma y'iminsi 40 amusanze. Musome neza ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere birimo, wifuzwa ibihe byose birimo, ngo ndiko barangira ibitabo bizabirangira neza. Atigeze imbere ya Yesu nyuma y'iminsi 40, Yesu amubonye ngo yahise agira ibyiringiro ko marayika wo mu ijuru kumufasha aje. Isura ntiyari yamenye ko ari Satani. Kugira ngo Yesu amenye uwo bavuga n'uwo ari we, nuko Yesu yari azi gutega amatwi. Yamumenyeye ku kirere, ku isura ntiyari yamumenye, ahubwo ni ijambo yamubwiye ati niba uri umwana. Ahita Yesu aturuna ibitekerezo ngo ahita yibaza ati niba ndi umwana w'Imana, abo mu ijuru baranyohereje, none nibo bari kunshidikanya. Ahita amenya uwo bari kuganira wari. Ariko ku isura ngo akimubona yahise abona ko ari marayika w'Imana uje kumwunganira. Ibyari bisigaye byatumye ashobora gutsinda nuko yari yamaze kumenya uwo bavugana. Aya mashusho rero yamubona, aya niyo Satani ari kubwiriza ku isi. Abari kwihangama amayerekwa nayamubona, mwese nayamubona, nta yindi shusho muzi. Mwarangiza rero iyi shusho mu Ntambara Ikomeye ivuga ko ariyo azatambagiza ku isi, aho bazaje baragenda ati ninjye Kristo. Arangiza ati rwose ibintu byose bigenda neza. Mu Ntambara Ikomeye muzumva amagambo avuga ngo azaba afite ijisho ry'umuntu upfa ritigeze ribona, azaba afite ubwiza budasanzwe, ngo ikintu kizashuka abantu gikomeye ni ijwi gihoho azakoresha, ijwi ryumvikana neza ahesha abantu amahoro. Icyo ndi kugira ngo muzirikane ni aya magambo muri Yesaya igice cya 5. Abashushanije Yesu bamubonye he? Musubize Bibiliya. Ko mudasubiza bamubonye he? Taho. Ibi byose ni Roma iri kubikora, ifite inyungu izabikuramo. Icyo nashimiye Imana ni kimwe, ibyahishura igice cya 19 ni amagambo avuga ngo nirimbuka rya kiyemwe rya Babuloni. Ndashima Imana ku musozo izarimbuka. Ibyo byo ariko abo yayobejwe bo bazabiryozwa. Nicyo gituma mukwiriye koga amagazi amazi kanikomereze. Mwanshushanya nande twahwana, kandi mwanshushanya nande twasa. Basukanira izahabu mu mifuka, bagera ifeza mu minzani, bakagurira umucuzi akabacuriramo ikigirwamana, bagahera ko bakakikubita imbere, bakakiramya, maze bakagiheka ku bitugu, bakakijana, bakagishinga mu kibanza cyacyo, kigahagarara aho bagishinze, aho ntikibasha kuhishingura. Nubwo umuntu agitakira nticyabasha kugenza gute kumusubiza, cyangwa ngo kimukize ibyago agenza ate? Ubwo ababyiringiye biringiye iki? Biringiye iki inshuti zanjye? Ahagana muri 86, muri 86 nari umwana w'umukobwa w'inkumi. Icyo gihe iyi shusho twarayitambagije, ngira ngo nzambereka ibindi. Perutse gukora urugendo nje Kibeho, ngiye kureba ko iyo shusho bazanye ari yibaho. Ngezeyo nsanga ntariyo. Nzabibereka uwo munsi, nzabiprojecta kugira ngo mubirebe neza. Ndabyibuka rero
ahagana muri 1986 hari ishusho nziza nini y'iki kintu mbasomeye bazanye ya Bikira Mariya. Nge rero nanje nari nkibyizera. Noneho rero icyo burya umwuka w'Imana ni umubwiriza. Ubu nubwo mwamucecekesha mu nzozi za nijoro Imana iravuga. Iravuga. Nawe reba igihe umwuka w'Imana yabitsindiye muri 1986 natsinzwe n'ubutumwa bwiza 92. Urumva ko byari bitandukanye. Ariko ndabyibuka hari umukecuru wanyigishije atangira kumpa kubitekereza. Nawe uyu mugoroba ubitekerezeho neza. Umukecuru yaraje. Twebwe ngendi mu bantu bari biriwe babihetse. Tuhageze dusanga abakecuru batari bafite imbaraga zo kugenda. Maze umukecuru araza arabyina cyane, arabyina we arishima cyane. Maze apfukama imbere y'iyo shusho maze ayibwira aya magambo. Ati twaherukanaga nkiri inkumi we. Ati none twongeye kubonana nshaje we. Maze atera ivi ararana. Noneho ngira amatsiko rero ngo umuntu baherukana ari inkumi bakabonana ashaje barakumburanye ko mutansubiza. Si bakumburanye se? None umuntu iyo umukumbuye uramuhobera. Noneho nkagira ngo agiye kumuhobera nkabona nta muhobeye, nkabona ntasetse, nkabona nta mwenyuye. Atangira ndatekereza nti ibintu twizeye menya bidafite ireme. Ndashima Yesu wabinkuyemo. Nawe azabigukuramo kuko imbaraga z'Imana ziracyahari. Reka tugere ku itegeko rya 3. Shiramo agatege ndeba aho tugarukiriza. Itegeko rya 3 rivuga ngo iki? Ntukiremere igishushanyo kigenze gite? Iryo ni rya 2. Rya 3, tukavugira ubusize naryo Uwiteka iki yemwe Imana yawe mu bintu by'amanjwe, kuko hari aho atazareka guhana utacumuye avuze izina rye mu bintu by'iki. Namwe murabifite. Itegeko rya 4 ku murongo wa 8, uraje wibuka umunsi w'isabato ugenza ute? Mwebwe handitse ngo iki? Wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora. Ngaho mutega amatwi ikinyarwanda cyanje mwumva uko kivuga. Uraje wibuka umunsi w'isabato uwegurira Imana. Uzakora imirimo yawe yose mu minsi 6. Uwa 7 ni isabato y'Uhoraho Imana yawe. Ntuzagira umurimo n'umwe ukora, ari wowe, ari umuhungu wawe, ari umukobwa wawe, ari umugaragu wawe, ari umuja wawe, ari itungo ryawe, ari n'umusuke waje iwanyu. Kuko iminsi 6 Uhoraho yahanze ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, maze akaruhuka ku munsi wa 7. Nicyo cyatumye Uhoraho aho umugisha umunsi w'isabato akawiyegurira. Mwavuga ngo iki? Ikinyarwanda cyanje hari cyo gitwaye se? Icyo nicyo cyatumye Uhoraho aho umugisha umunsi w'isabato akagenza ate? Nababwiye ko iyi Bibiliya nyikunde cyane, itanga ubusobanuro. Mu gitabo cyitwa Itangira igice cya 2, aha ndahagaruka muri ihangane. Yasobanuye iby'uyu munsi wa 7 muri iyi Bibiliya ntagatifu cyane. Itangiriro cyangwa muri Bibiliya yanje bavuga intangiriro igice cya 2 umurongo wa 1 ageza ku murongo wa 4. Mwe mugarukira ku wa 3 ariko nge mfite kugeza ku wa 4. Arandika ati ijuru n'isi n'ibirimo bityo byasojwe bityo. Ku munsi wa 7 Imana isoza umurimo yakoraga. Nuko kuri uwo munsi wa 7 ruhuka imirimo yari imaze gukora. Imana ihumugisha umunsi wa 7 irawiyegurira. Mwavuga ngo iki? Igenzi ite yemwe? Irawiyegurira kuko ari wo munsi yaruhutseho umurimo wose yari imaze gukora. Umurongo wa 4 mwe mutagira mwumva kuvuga ngaya amavuna amavuko n'ijuru n'isi n'igihe byaremwe. Rumva ibintu byose abivugane. Noneho ageze ku munsi wa 7 atekereza ko abantu bashobora kutawumenya neza, maze hepfo ashiraho ubusobanuro. Mwanyemera nkabasobanura ubusobanuro bw'umunsi wa 7? Subwo mwanyemerera ubusobanuro nubuhe bw'umunsi wa 7? Abayisirayeli bawitaga isabato. Umwanditsi aratubwira ko Imana yawuruhutseho ngo bibere abantu urugero. Mwavuga ngo iki? Imana yawuruhutse kugira ngo bizabere abantu bose iki yemwe urugero. Arangije aravuga ngo kuri uwo munsi bari bategetswe kuruhuka imirimo no gusenga Imana kurushaho, kandi umuntu narangiza uburuhukiro hano mu isi azinjira mu buruhukiro bw'Imana. Abisobanuye neza? Basaza banje bene data,
urabona ko uyu mwanditsi ni umuhanga cyane. Nzabereka ibintu bidasanzwe. Roma ni abakozi b'abahanga basobanuye ibintu byose mu izina ryabyo. Muzabonamo n'ibindi byinshi cyane. Kangere ku itegeko rya 5 ryo riravuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo ugenze ute yemwe urame. Ejo nzagaruka kuri uyu mugabane nsoreje, amasaha mfite nta uburenganzira. Itegeko rya 6 ntukice umuntu. Irya 7 ko mutabivuze ntugasambane. Ngira ngo abantu benshi mutazi Ikinyarwanda, muzi ko nta Kinyarwanda nta nshinga tugira mu nshinga ivuga gusambana, ntugasambane. Kuvuga ngo nta jambo ryitwa gusambana ribaho, ahubwo muzi ko iri jambo ntugasambane ni inshinga ikomoka ku ijambo gusamba. Iyo bavuga gusambana ni iki? Ni abantu bari gusamba, umwe agasambira hariya undi agasambira hariya, twabahuza ari babiri, ubwo bari gusambana barapfa. Mu Kinyarwanda muri kumva bari gusamba baritegura kugenza gute? Gupfa. Bibiri kabuza rero ntukagenza ute yemwe ntugasambane inshuti zanjye. Ageze ku itegeko rikurikiyeho aravuga ati ntukibe. Hano muri Bibiliya ntagatifu aranditse ngo ntugatware umuntu ku ngufu cyangwa ngo umugire umutwari wawe ku ngufu. Itegeko rya 9 ntukavuge ibinyoma ubeshyera inde yemwe mugenzi wawe. Itegeko rya 10 ntuzararikira inzu ya mugenzi wawe, ntuzararikira umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye, mbese ikintu cyose cya mugenzi wawe icyo ari cyo cyose. Imana nsenga ibaha umutima unyuzwe. Iri tegeko rya 10 riratubuza kwifuza iby'abandi. Ntukifuza umugore w'abandi, ntukifuza umukozi w'abandi, ntukifuza ikintu cyose cya mugenzi wawe. Imana yo mu ijuru ije guha umutima unyuzwe. Kuri iri tegeko rya 10 ntafite umwanya ngo simnabaha ubusobanuro bw'amategeko 10, ni icyigisho kinini. Ndibuka nk'iki kintu cyo kwifuza iby'abandi. Muzabona kuri iki kintu cyo kutakirana no kutubahana, muzabona urwango ruba hagati y'abantu n'abandi. Abakire basuzugura abakene, abakene bakanga abakire. Burya aho abakire batuye abakene babanga urunuka, abakire aho bateraniye bagasuzugura abakene. Nyamara icyo nshimira Imana, mbese twese turakeneranye? Ntago dukeneranye se? Kugira ngo umukire abariho, abakene bagomba kubaho bakamufasha. Kandi n'aba bakene kugira ngo babe bagitera kabiri, nuko hari abo Imana yahaye ubukire bakabafasha mu izina rya Yesu. Igihe cyose duturanye tuje twubahana mu izina rya Yesu. Basaza banje bene data, uyu mugoroba munyemerere ngere ku nyandiko ya 4. Ngamurambure Bibiliya zanyu mbereke inyandiko ya 4. Abaheburayo igice cyaho cya 8 ndahasanga Imana yandika inshuro ya 4. Iya mbere twabonye ko yanditse he, niba mukibyibuka ko ntazabigarukaho ku bisate. Aha 2 yandika he? Ku rusika. Aha 3 yandika he? Hasi. Aha 4 rero twahageze mu Baheburayo igice cya 8. Ngiye gusoma mpere ku murongo wa 10. Mubirimo ngo mbasomere inyandiko ya 4. Inyandiko ya 4 ngiyi: kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi, ni Uwiteka avuga. Haranditse ngo nzashira amategeko yanjye hehe? Ko mutari gusoma hehe nshuti zanjye? Mu bwenge bwabo. Nyandike hehe nanone? Mu mitima yabo. Mwavuga ngo iki? Nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nyandiko irakomeye cyane. Umugambi Imana ifite muri uyu mugoroba nuko iyi nyandiko nahoze asomera ikwiriye kuva mu gitabo cyo kuva igice cya 20, ikava ku bisate 2 by'iki yemwe by'amabuye, ikandikwa hehe noneho? Mu mitima yacu. Ikongera ikandikwa hehe? Mu bwenge bwayo. Kandi bigaduhesha kuba abana b'iki? B'Imana. Nzaba Imana yabo, noneho nabo bazaba ubwoko bwanjye. Bizadushoboza kwera imbuto zikwiriye abagenza bate? Ayo mategeko niwo mushorera utugeza kuri Kristo. Abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Yesu abahe kubyizera. Kangere ku murongo uri hepfo: nzashira amategeko yanje mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo,
kandi nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Twavuga ngo iki umurongo ukurikiyeho? Kuko Imana yamaze kubiyandikiramo iyi nyandiko, ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya. Mwavuga ngo iki inshuti zanjye? Harya ngo Imana ivuga ikongera, nubwo umuntu mu nzozi mu bicuku by'ijoro dushizweyo, Yesu akuganirize mu izina rya Yesu. None ageze kuri uyu murongo aravuga ngo ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we cyangwa ngo yigishe mwene se ngo menye Uwiteka, kuko bose bazamenya, mpereye koroheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye kuruta undi, kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Imana nsenga ibagirire neza. Uyu mugoroba Mukayimana baganiriza, akomeze guhishurira ibanga ryahishwe. Ngiyi nyandiko ya 4, abantu bamaze kwihana, abantu bamaze guhinduka. Ndashima Imana ko amategeko y'Imana batayareba nk'umwanzi wabo, bayareba nk'umwigisha wabo. Akandi uko tuzarushaho kubana n'Imana, aba tumaze iminsi twigana amigisho y'Abagalatiya, mwabonye ko amategeko hari abantu abakibereye umushorera ageza kuri Kristo, ariko mwabonye ko abamaze kumwakira aba umurezi wabo. Mwavuga ngo iki? Iyo bavuga umurezi rero muzasoma ko abantu bishingikirije ko Yesu yakuyeho mu kuva igice cya 20, Matayo igice cya 5, Yesu yavuze ngo iki? Sinaje kuyakuraho, ahubwo naje. Ndibuka asobanura nk'itegeko rivuga ngo ntukice. Umva ijambo Yesu yatangije. Mwumvise ko abakera bavuze ngo ntukice, ariko njyeweho nureba mugenzi we akamwanga, abagenza ate? Abayisha. Reka mbaze muri iri teraniro, umuntu wishe umuntu muri iri teraniro naza muri kiganza? Bose barihoreye. N'abatwaraga imodoka kuntu muhoraga bica murahoze, n'abasirikare abo mwarashe ntibahari, none bose bigize abakirisitu. Kubera turi mu rusengero barabyanze, nyamara aha harimo abisha abandi, nta n'umwe mbonye. Reka mbaze, uwigeze atuka mugenzi we ati wa gicucu za muri kiganza? Murimo ho murabyemeye? Ndakoze cyane. Ubwo uwo mwari mutinye muzi ko ari uwishe umuntu, nyamara muri Matayo Yesu avuga ngo n'uwatutse mugenzi wawe ngo ni igicucu, nawe ni iki yemwe? Ni umwicanyi. None ndabaza ikibazo, ubwo amategeko yayakuyeho cyangwa yarayakomeje? Yarayaremereje. Mu kuva uzarimbuka n'uwishe. Hano muri Matayo n'uwifuza nawe ahwanye n'uki yemwe? N'umwicanyi. Reka rero mbarangire ngo Imana nsenga dushoboze kugera muri Kristo. Dushoboze kugera muri Kristo, ayo mategeko aze ayandike mu mitima yacu, atubere umushorera, aduhe guturiza muri Yesu, abagwe neza mu izina rya Yesu.